Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye, Yesu Kristo nashimwe. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu ashimwe. Inshuti zanjye, Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana ishobora byose, dushimira kugira neza kwayo. Yakwimanye nanjye yanyimanye, izinze ijoro izinguye amanywa. Ibyo ubibonesheje amaso yawe, ubonye kugira neza kw'Imana yacu. Ihereza icyubahiro, zirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe. Hereza Imana icyubahiro, banza Imana muri iki cyumweru. Dutangiye iki cyumweru tukiri kuri uyu munsi wa mbere, hamagara Imana ku buzima bwawe, hamagara Imana izahabe, bwira Imana izitamurire yigaragaze, Imana izihesha icyubahiro, Imana izakore imirimo n'ibitangaza, Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo ubanze Imana muri iki cyumweru, mu rugendo ugiye gukora, muri bizinesi, mu bana bawe, mu kazi, ahantu hose habanza Imana ikore control, ihabe. Kandi Imana ni ukuri ikurwanirire, itambuke igere no kubakwanga, ku babisha bawe, abari kukugambanira, abagukubitira agatoki ku kandi, abakunaniza, abo bose aho hose wowe utagera, wowe hari n'abo wita inshuti zawe kandi aribo barimo kukugambanira. Imana ikugerere hose kandi hakubere. Ni ukuri mu izina rya Yesu iki cyumweru uzabona Imana, uzabone kugira neza kw'Imana. Nakubwiraga rero ngo unyemerere tubanze Imana, ubanze uyishimire ibyo yakoze mu minsi itambutse, ubanze uyishimire uburyo yagusohoye muri cya kigeragezo, muri bwa burwayi. Uyishimire ko yahabaye nk'Imana intwari ku rugamba. Imana nishimwe. Rero ongera uyibwire wowe uri mu kigeragezo gishaririye, uri mu burwayi se, ideni se ryakubereye ikibazo gikomeye, yibwira igaruke, yibwira ngo Mana garuka undengere untabare. Aho abantu bananiwe, aho abantu bacecetse, aho abantu ndetse banagutaye, banagushinjije ko ari wowe nyirabayazana w'ikigeragezo, Imana intwari ku rugamba ijya yururuka igacecekesha ayo magambo. Ndakwinginze rero ngo wongere ugirire Imana icyizere, wongere wizere Imana, wongere wumve unyuzwe n'Imana mu mutima wawe. Imana nishimwe. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byo gusenga, ndagira ngo dusengere mu ijambo ryitwa kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana birashoboka ko wagiye ubyigana, ukabyiganisha ubutunzi, ukabyiganisha imbaraga z'umubiri kugira ngo abantu bakwemere. Wenda hari uwakwemeye, yego, navuga wenda nko ku bashatse, wenda warabyiganye, umukobwa arakwemera, ubu ni umudamu wawe. Nawe urabyigana, umugabo arakwemera, ubu ni umugabo wawe. Ariko ibyo byose bizarangira, igikuru ni ukwemerwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo kwemerwa n'Imana ni igihe nawe umutima wawe uhamanya n'ijuru, uhamanya n'Imana, ko nta kintu cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta kintu kigucira urubanza, nta cyaha kiri imbere yawe, nta ndishyi iri mu mutima w'ibicumuro. Icyo gihe ukavuga ngo Mana ndumva nejejwe no kuba ndi umukristo. Imana ishimwe. Icyo gihe rero uba usigaye gukora imirimo rwose ituma wemerwa n'Imana. Imana ishimwe. Iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukamwemera ngo akuyobore, ukamwemerera ngo ayobore intambwe z'inzira zawe, imigendere yawe n'imigenzereze yawe irahinduka. Noneho ugaharanira umunsi ku munsi kwemerwa n'Imana. Iyo wemewe n'Imana, iyo wamaze kwemerwa n'Imana, nawe ubwawe wumva ufite za kirazira nyinshi, kuko uba wumva udashaka guhemukira umwami wawe, uba udashaka kongera kubamba Yesu Kristo, uba udashaka kongera rwose gusubira mu gitabo cyo kurimbuka. Ugaharanira kugenda wigengesereye mu byo uvuga n'ibyo ukora, ugaharanira yuko Imana yubahwa muri wowe,
muri wowe ukumva urashaka kubaha Imana, atari ukugira ngo uyubahe abantu babirebe, atari ukugira ngo uyubahe abantu bakwemere, ahubwo ugashaka ko Imana umubiri wawe, intekerezo zawe, ibikorwa byawe byuzuramo kubaha Imana. Iyo wubaha Imana rero, Imana irakwemera, Imana ni ishimwe cyane, kuko Imana ireba ibihishwe, ireba ibyo ukorera muri uwo mutima, ireba ibyo ukorera ahatabona, ireba ibyo ukora mu bicuku bya nijoro, ireba ibyo ukora muri izo ntekerezo zawe, ireba n'ibyo ukora iyo watebize indege ukava muri iki gihugu, Imana yo murajyana. Ireba ibyo ukora iyo ufashe urundi rugendo ukajya kure, ugahunga famiye yawe, aho ugiye murajyana, ukajya kure y'abantu musengana, aho ugiye murajyana. Rero nakubwira ngo haranira kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana ni umugisha, kwemerwa n'Imana ni iby'igiciro cyinshi, kandi iyo wamaze kwemerwa n'Imana, Imana iguhindurira izina n'amateka. Imana ishimwe cyane, imbabazi z'Imana zigwira kuri wowe. Reka munyemerere dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere, duhereye ku murongo wa 2. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Dusimbuke tugere kuri 12. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Imana ni ishimwe. Iri ni ijambo intumwa, umukozi w'Imana Yakobo atubwiye ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Atangiye avuga ati mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugurwa gituma n'ibibagerageza bitari bimwe. Ahangaha ntago wakirata ko wanesheje urugamba utarigeze ugira urugamba urwana, utarigeze ujya ku rugamba. Ntiwakifuza kwambikwa amaranka, inyenyeri, utarigeze ugira urugamba ujyaho ngo urwane kandi uneshe. Niyo mpamvu avuze ngo bibe iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza. Nuko ikigeragezo iyo kigutunguye uri umukristo uba ushyizwe ku munzani, ushyirwa ku munzani ugapimwa. Ijuru rikareba uburyo ki wihanganiye muri icyo kigeragezo, Imana ikareba uburyo ki ukomeje guhamya, Imana ikareba uburyo ki ukomeje guhama mu bihe byo gusenga. Rero niyo mpamvu Yakobo avuze atya ngo bibe iby'ibyishimo nihabaho kugubwa gitumo n'ibitugerageza. Nuko umukristo nyamukristo asobanukirwa neza yuko iyo winjiye mu kigeragezo, iyo uri ku rugamba, iyo urimo kutaka, iyo urimo kuniha, uba ufite ibyishimo yuko nyuma y'uwo mubabaro hari umunezero. Nyamara nyuma y'umunezero habaho umubabaro. Rero iyo uri ku rugamba, iyo uri ku munzani, biragukwiriye kunezererwa Imana, kuko Imana iyo ikigeragezo ugihagazemo nta ruhare wakigizemo, atari wowe wakikururiye, Imana ijya yururuka ikagutabara, ikakurengera, yewe ikakwinjiza noneho mu mashimwe. Ntabwo wabona amashimwe utavuye mu kigeragezo, ntabwo bibaho. Rero niyo mpamvu Yakobo avuze atya ati bibe iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Hanyuma 12 duvuze neza ngo atubwiye neza ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Biragutunguye, yego ikigeragezo kiragutunguye. Birashoboka n'uyu munsi muri iki gitondo ko wahagaze mu kigeragezo wabyutse ugasanga cyashinyitse, cyakanuye, kiguguye gitumo kigutunguye. Nta muntu wicara yiteguye ikigeragezo
kuko kibaye cyaraguteguje waba warashatse uburyo bwo kugiskwepa cyangwa kugisohokamo. Yakobo rero tubwiye ngo neza ngo hahirwa umuntu wihanganira imimugerageza. Icyo usabwa ni ukwihangana, urasabwa kwihanganira ibikugerageza, kuko numara kwihangana, Imana ishimwe, ngo kuko namara hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe. Nyuma yo kwihanganira ibikugerageza uzemerwa n'Imana, noneho hari ikindi izaguha, ngo izakwambika ikamba ry'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Navugaga ngo kwemerwa n'Imana, kwemerwa n'Imana, kwemerwa n'Imana ni iby'igiciro cyinshi. Ngo numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe. Ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda, iryo ni ryo izambika abo yamaze kwemera ko banesheje ibyaha, banesheje ubusambanyi, banesheje ubusinzi, banesheje kandi bihanganiye ababaseka, bihanganira ababakoba n'ababarenganya, barihangana barababarira. Abo ngabo bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Haranira kwemerwa n'Imana. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezeze.